ukimuha telefone akareba icyo wari ugiye kumwereka agahita atangira gusikororinga areba n'ibindi. Guys, amatsiko yo muri telefone z'abandi muyakurahe? Ubundi ibyo bintu byabajemo gute? Niba yaragiye kukwereka ino page, reba iyi page umusubize telefone ye. Niba ari page zikomeza byakumvikana, ariko se uvuye muri document ugeze mu mafoto, uvuye mu mafoto ugiye muri video kandi yaraguhaye ngo urebe akantu kamwe mwari muri kuvuganaho. Amatsiko yo kureba muri telefone y'abandi ibintu wiyiziho kucyo bitransfera mu wundi. Amanyanga yo gukora kuri telefone kucyo ya transfera mu wundi ukumva ko nawe ari byabamo ari byo byuzuye muri telefone ye. Izo zasherishije ku bantu bo hirya no hino kucyumva ko nawe ari byo yirirwamo. Telefone igendanwa ntabwo ari kazarusenya. Telefone ngendanwa ntabwo ari yo kurusenya. Telefone ngendanwa ntabwo ari ibibazo gusa. Iyi smartphone iyi ngiyi mureba, iyi telefone iyi ngiyi mureba ntabwo ari ibibazo gusa. Telefone ni ibisubizo. Telefone ni ya byose. Ahubwo nje kukubaza unansubize, wowe ubigenza ute? Telefone yawe uyikoresha ute? Ibyo narindi kuvuga ngo ntago telefone yabikora, yanabikora niba ufite uko uyikoresha. Uyikoresha neza ni nziza, uyikoresha nabi ni mbi. Ariko twemeranye ko mu gutangira ino video ko telefone atari kazarusenya. Ariko nanone ubishatse telefone yarusenya, yagukuza ku kazi, yagushyirisha ku kazi, yakwambura amafaranga, yaguhesha amafaranga. Telefone yagufasha gutsura umubano, telefone yagufasha no gucwana n'uwo mwarimu ufitanye gahunda y'urukundo. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake, baje kwakira abashyitsi wogeze bwa mbere kuri no channel Big Grace TV. Kanda wanditse subscribe kandi no kuri nzogera uzajya uba mbere kubona notification buri uko dushyizeho video kuri Big Grace TV. Iyi ni channel yaduhugurane, ntago uzicuza kubana natwe kuko dukora video z'ubwenge, duhugurane nyine nicyo bivuze. Hanyuma wamaze gukanda kuri subscribe kandi no kuri nzogera, hanyuma ukore no kuri ako kaganza duhe like. Content niba yakunyuze ujye na sharinga kugira ngo ibyiza wungukiye kuri Big Grace TV ubigeze ku bandi. Hanyuma rero mpere kubashakanye. Ni iki gituma udasinzira utabanje komboka ngo urebe muri telefone y'uwo mwashakanye? Ubu ushaka kureba mwiki? Hari umuntu wambwiye ngo uwo ni umuco uba ku bagabo benshi wo guhora yumva afite agatima kare hari ako kureba muri telefone y'umugore we ngo arebe ngo bamutereta. Undi muntu nawe yarambwiye ati Marie Grace barakubeshya, ntagaho ako gatima kare hari ako kureba ama telefone yabo twashakanye kaba ku bagabo cyane, ahubwo kaba ku bagore. Naje kukubaza uburira muri telefone y'uwo mwashakanye uri kureba mwiki? Uba ureba mwiki? Nguri kugira ngo urebe message ngo abandi bagore bamwandikiye, ngo abakobwa bamwandikiye, ngo abakingo bamwandikiye. Hanyuma se madawo warebye mu yawe we yabona mwiki? Hari ijambo ryamaze kuba populaire cyangwa se ryashitse amazi ryo kuvuga ngo sheri. Ari umuntu kuzaniye imbuto mwita sheri, ari ugurira ibijumba ni sheri, ari uwo mucuruzanya ni sheri, ari uwo mwiranwa ukazi ni sheri. None niba ubonye sheri muri telefone y'umugabo wawe kuki urarusemeka? Wowe warebamo nta sheri ririmo. Sheri ko ryacitse amazi kuki uribona muri telefone y'umugabo wakumva hahiye ngo indaya zaramutwaye ngo ntihasigaye yibera gusa, ukaba wanayifata ukayitimbura hasi. Narinje kukubwira ngo telefone ntago ari kazarusenya gusa, telefone ifite umumaro mwinshi w'ibyiza byinshi. Nje kukubwira ibyiza bya telefone n'ibibi byayo, kandi unsubize mu kibazo nakubaje ntangira ngo wowe ubigenza ute, uyikoresha ute? Ikizwi cyambere kuri telefone nuko yandika message, ubutumwa bugufi ikanakira ubutumwa bugufi, irahamagara ikanahamagarwa, wohereza voice note ukanakira voice note, uyikoresha kuri internet, kuri kumbuga zitandukanye nkoranyambaga, social media zitandukanye ukoresheje smartphone yawe. Iyi ngiyi umenya aho byabereye, ukamenya uko biri kuba ukoresheje telefone yawe. Ndi kuvuga ibyiza bya telefone. Hanyuma telefone tunayibonaho ijambo ry'Imana. Utiriwe ujya guterana ufite amamega yawe, ukurikira ijambo ry'Imana mu myemerere yawe uko ubikunda, uko ubyumva. Ari amadini yose atandukanye ntari kwamamaza, ntaje kuvuga hano uko ntawantumye, ariko ijambo rijyanye n'imyemerere yawe naryo waribona hano kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye,
n'izindi zose ibyo byose wabibonaho. Hari abavuga rero ngo telefone ntimukayiha abana niyo kwangiza ubwonko bwabo, biterwa n'ikigero bagezemo. Ariko hari na message ashobora kubona kuri telefone, hari igitabo ashobora kudownloadingira kuri telefone, hari isomo runaka ashobora kudownloadingira kuri telefone bitewe n'igikuriro n'ikigero agezemo cy'ubukure. Nk'abana biga muri kaminuza amasomo menshi barabyisacingira, ariko n'abandi muri primaire mbona babaha homework menshi yo gusacinga. Ubwo rero ntabwo haca umurongo ngo ntagakore kuri telefone umwana ngo ibiki, ngo hari ibishizi by'isoni gusa, ntaho bitari. Ibishizi by'isoni uzabisanga no mu muhanda, ubisange mu isoko, wageze aho bibera wabibona, no kuri telefone wageze aho biri wabibona. Noneho tuvuga ko telefone nyine ari multi use, ari multi purpose, ifite intego nyinshi. Ariko wowe nakubajije kuva kare ngo nsubize, wowe ubigenza ute kugira ngo telefone ikubakire, igufashe kubona akazi, igufashe kubona promotion, igufashe kugera ku bantu bawe utaruherutse, wohereza amafaranga unayohererezwe, wowe telefone uyikoresha ute? Ubigenza ute kugira ngo telefone yo kuba kazarusenya? Hari ibintu mperutse kumva Kenisi ari kuvugana Mutabaruka kuri TV1, avuga ati umuntu natangira kujya kohereza utumesha sage twa sheri waramutse ute umeze ute, Kenisi niwe wabwiraga Mutabaruka ati uwo muntu ujye wirinda kumusubiza, ati kuko ashobora kubivuga ari muri rusange, atari ko abantu basigaye bafite umuco mubi wo gukora screenshot y'aka dialogue mwagiranye mo agato, wenda gato ko hagati akaba ariko kurira screenshot. Byari ibintu bisanzwe muri kuburaga, bisanzwe mugana, bisanzwe nk'abakorege basanzwe. Ejo ukabona kuri TikTok, ukabona yagapostinze nze, ukabona yakohereje uwo mu bana, ukabona yakohereje wenda sheri wawe niba ukiri muri fiançaye, ukabona ibintu byabaye ibindi. Kenisi yabwiraga Mutabaruka ati ujye witondera ibintu byo kwandika, ati ibintu byo kwandika, ati voice note, umuntu niba guhaye voice note niwumva ari kwizanisha ibya mama wararaye iby'inka yarembye, ati Mutabaruka ujye witonda, ati uri kuganira n'umuntu ibintu bakabihindura ibindi. Hanyuma rero kubira ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere, by'ubwenge buhahano, iby'ubwenge buhangano bya AI, avuga ati uba uwicaye uri kwisangira fanta n'umuntu, n'umudamu mugenzi wawe cyangwa muri abakobwa mwembi, umuntu agafata ya foto mwemwicaye handi akayikata akakwegeranya n'undi hakoresheje nyiri ubwenge buhangano. Ariko neje kuguhumuriza yuko ibi bintu nabyo byataye agaciro. Nta muntu wahita ajya gusaba divorce ngo nuko ngo yakubonye bagufashe ifoto ya bakayitereka muri Amerika uri kumwe na kanaka. Na video za AI nazo ababishinzwe kugenzura ayo mafoto no kubigenza mu ibyaha nabo bafite uburyo babyize no kubigenzura no kubitahura. Wowe ibyo ngibyo ntago bikwiye kukubuza kusinzira ngo nuko ngo wabonye ngo ifoto ngo nakanaka muri telefone y'umugabo wawe nawe wari wa muyawe yabisangamo. Hari umuntu ejo kandi turi kuvugana arambwira ati ariko Marigara kuki abagabo bagenda batereta abagore b'abandi n'abakobwa n'abaki bose abo babonye ku nzira bakababonamo ubwiza bakava mu byabo bakagenda bakararuka bakagenda bakabakurikira uwo babonye wese bagatereta. Ati abagabo hari bababwiye ko ubwo bwiza babona ku bandi, ati doroturu uwo mugabo ugora bayasize mu rugo ninde wamubwiye ko we nta mugabo wundi wamubenguka. Bivuze iki? Bivuze ko ukoresha telefone mu mabi udakwiye kubikekera ko n'abandi ari cyo bayikoresha gusa. Niba ukoresha telefone ugambanira abandi, niba ukoresha telefone mu kwiba, niba ukoresha telefone mu guhakinga abantu, ntukabifata ibyo ukora ngo bitransfere mu bandi. Telefone ni igikoresho cyiza mu by'ukuri, ariko cyane abakibi bitewe n'ukuri kugikoresha. Mubyeyi, mugore, mugabo, wisenya urugo rwawe ngo nukubera telefone, ngo nuko ngo wabonye mu video nawe usanje ubanza uyigenzure, kuko habaho video editing, umuntu ashobora kueditinga cyane ko n'ijwi naryo naribu nayo kugira ngo ibimenyetso by'ijwi kugira ngo ibahe agaciro no kuba yabigusabye. Hari uganira n'umuntu wowe ufite target yo kumufata amajwi ukabijyana wikase mu iryawe, nabyo ribu hari ikiciri bishyiramo kiri na chip. Amajwi yose wavuze ngo wafasha umuntu biterwa na target wari ufite, nawe rero wagufata amajwi hari icyo yagushunguramo, wa mugani ngugushungura gushaka nta kuburamo intoze. Ubwo rero
bantu bubatse, bantu mwashakanye nimwe naje kuganira namwe ngo mubigenza mute kugira ngo mukoreshe telefone ubu utunze smartphone imwe cyangwa ebyiri n'umugore wawe atunze smartphone imwe cyangwa ebyiri ariko zikaba zitarabasenyera cyangwa zitazanabasenyera. Hari umuntu wigeze atanga ubuhamya namubonye kuri YouTube ari kuvuga ngo we ngo Satani ngo yaramuhaye ngo ubwenge bw'ubucakura burenze urugero ngo nawe ajya byibazaho ntabisobanukirwe, ari kuvuga ati telefone ye ntabwo yajyaga ijyamo password, habe namba habe na bya bindi bya password y'ijisho, password y'igikumwe cyangwa password zizanditse cyangwa zimwe z'ibimenyetso z'ibirongo bya gutya. Ati telefone yanjye ntiyize ijyamo ibimenyetso by'ama pin by'ama password. Ariko nta nari mu mugore wanjye yigeze amvumbura. Ubwo rero babyeyi, abantu mwese mwubatse, abagore, abagabo, abajene Maria, abafiance bakiri kurambagizanya, telefone ntabwo nakubuza kuyikoresha nk'igikoresho cyo kuneka, gucungira hafi umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umusheri wawe, baby wawe, ntabwo nabikubuza kuko hari n'ababikora. Mbize nibuka story y'umuntu wigeze ajya ku IT ngo ashaka guhakinga telefone y'umugabo we. Ati umugabo wanjye agaca ari guhindiramo ngatekerezaho ibikuba bikankuka. Ati ngiye ndashaka kumfasha guhakinga telefone ye, message abonye nkajya nyibona, ifoto ye nkajya nyibona, ifoto bamwohereje nkajya nyibona, audio bamwohereje nkajya nanjye nyirisivinga, group ariho nkazijyaho mu buryo buri kashe ukuntu. Ati ndashaka guhakinga telefone y'umugabo wanjye kuko ntabwo ibintu bikiri ishyamba, ntabwo rikiri ryero. Umwahita ngo aramubwira, iyo nitemwe n'ubuhamya yanyibwiriye. Umwahita aramubwira ati ngiye ibyo bintu nabigukorera, kuguhakingira telefone nabigukorera, cyangwa se uzagore telefone nshyashya ni n'umuntu wari wishoboye wajya ujya hanze mu Bushinwa hehe kenshi, tuzamuzanire telefone nshyashya uyimuhemo gift kuri anniversaire cyangwa muri circumstances zitandukanye nk'uko mubayeho nyine muri ibyo ngibyo. Nzabigukorera nyiguhakingira iki nshyashya nta n'ikibazo, cyangwa nisanzwe nanabigukorera, ariko ndashaka kumenya icyo ugamije. Urashaka guhakinga telefone y'uwo mwashakanye ugamije iki? Uwo muayiti ngo aramubwira ngo niba ushaka divorce, niba ushaka gatanya ndabigukorera, ariko niba udashaka gatanya ntabyo ngukorera kuko byakurwaza umutwe, bikakurwaza umutima, bikakuzamura isukari n'abana bawe ntubarere. Mu by'ukuri izi telefone zibitse byinshi, izi telefone zirimo byinshi byiza na bibi, ariko gufata telefone yawe ukayigira igikoresho cyo kugenzura uwo mubana cyangwa mwenda kubana ni ibintu uba ukwiye gukora wabyitondeyemo gatoya, kuko hari igihe bikwangiza kurusha uko byari kukubaka. Niyo divorce niba unanayishaka ushaka ibimenyetso bifatika wabanje guhakinga telefone, hari igihe utanageza n'icyo gihe cya divorce umutima wawe guhagararanye, kuko hari abantu hanze bakora amabi bakayakorera na online. Niba utizeye kuba ufite umutima ukomeye, uzi gukaruma ibintu, uzi gufata ibintu ukabyoroshya, wihakinga telefone y'uwo mubana ugamije kumugenzura aho agiye, aho bari kumwe, ibyarimo. Mbese bisaba ko ufite umutima wabyakiriye uzanabyihanganira, kuko hari abantu hanze hababanye n'ibintu mu matelefone ku buryo umusatsi uhita ukorosokaho n'izi direde zishobora guhita zivaho zikagura kuri kuzireba ubonye muri telefone yabo. Undi mudamu yarambwiye ati Mariga, nanjye telefone y'umugabo wanjye narayihanye nk'uko umuntu yihana ibyaha. Ati ngewe nagiye kureba umuntu usenga, ndapfukama ndamwana nsengera ubu tuvugana nihane telefone y'umugabo wanjye kuko sigiye gufembura gihe nkirereye abana. Ati kubera ko umutima wanjye buhora umbwira kureba muri telefone y'umugabo wanjye, kandi uko nyirebyemo ndasuhererwa kubera ibintu biba birimo. Ati we nta nubwo ajya muri ibyo byo gutereta gusa, n'amavideo yabo ndayabona, bari no mu bikorwa ndabibona bitandukanye, cyangwa karaba ibifilime by'urukozasoni nkabona n'umuntu w'umudamu wabimwoherereje, cyangwa nawe nkabona hari uwabyoherereje bakabikomantaho nk'abantu ati mbabarira unsengere nge mbyihane no nk'icyaha. Kandi ku myaka yanjye mfite uburenganzira bwo kwihana icyaha nkakihanira kukireka. Nihane kuzongera kureba muri telefone y'uriya mugabo, singiye gukenyoka. Nawe rero niba ukoresha telefone nk'igikoresho cyo kugenzura uwo mwashakanye, yewe jya ubanza ubyigeho rwose. Iyo watangiye gukoresha ibintu byo kujya ugenzura uwo mwashakanye, uwo mubana, uwo mukorana, uwo muririmbana, umugenzura kuri buri kimwe, bituma uwo muntu agushidikanya. Niba uhora uri muri telefone y'uwo mwashakanye cyangwa se email ze mu ibanga, iyo agiye abimenya
hahira rimwe, ikibazo bashaka gukemura ahubwo ugasanga kibaye wasi. Nuramuka rero wihaye ibintu byo gukoresha telefone mu kujya ucunga uwo mwashakanye, uwo mubana, ni umuntu mubana gutyo, ni musaza wawe, ni umubyeyi wawe, ni iki, turi kubishyira muri rusange. Gucungisha umuntu mubana umucungisha kuri telefone, ayishyira hasi uyiterura, ajya kuri toilette womba kukayifata, asinziriye ubona asinziriye ukomba kugafata telefone. Guys, bizatuma muhora mutongana mupfa ubusa. Kami ka muntu ni umutima we. Umuntu niba ashatse kujya kuvanga, agucanga, akugambanira, gukora ibintu bibi, ntugakeke ko n'ubundi yanabishyira muri telefone. None si iyo message arangije kuyandikirana akayisiba. Iyo video amaze kuyireba no kuyinterpreta n'uwo bashaka no kuyikomanta uko bashaka akabisiba. Niba n'izo video bari gukora amabe bayifashe bakayincoyinga yataha atahutse ibyazazira akayisiba. Ubundi urakemura icyo usibye kwizamurira isukari. Bituma rero akuburira icyizere mukajya muhora mutongana mupfu gusa. Ibi bintu binabuza amahoro abantu baba bashakanye, baba bakundana, baba bakorana. Niba umuntu yishyiriye telefone, hari nk'igihe uhereza umuntu telefone gutya, ujya kumwereka wenda nk'ikintu wari ubonye kuri TikTok, kuri YouTube, cyangwa umuntu wasohoye invitation, cyangwa wenda ikintu, ukimuha telefone akareba icyo wari ugiye kumwereka agahita atangira guscrolling areba n'ibindi. Guys, amatsiko yo muri telefone z'abandi muyakurahe. Ubundi ibyo bintu byabajemo gute? Niba yaragiye kukwereka ino page, reba iyi page umusubize telefone ye. Niba ari page zikomeza byakumvikana, ariko se uvuye muri document ugeze mu mafoto, uvuye mu mafoto ugiye muri video, kandi yaraguhaye ngo reba akantu kamwe mwari muri kuvuganaho. Amatsiko yo kureba muri telefone y'abandi, ibintu wiyiziho kucyo bitransfera mu wundi. Amanyanga yo gukora kuri telefone kucyo ya transfera mu wundi, ukumva ko nawe ari byabamo, ari byo byuzuye muri telefone ye. Izo zasherishuje ku bantu bo hirya no hino kucyumva ko nawe ari byo yirirwamo. Ibi bintu byo guhora ucunga telefone ya mugenzi wawe, nawe ubwawe bikubuza amahoro. Ntago byabuza amahoro wirirwa urebera muri telefone. Hari n'umuntu ziba zaravuyeho, abantu biti bikuke yarakuyeho, noneho akajya naberekera mwicyo kugira ngo urarucuragana, igifu kirare kikurya, umutwe urara kurya, umutwe utarakira n'igifu kikurye, n'ikitiba kitarakira umutima utangira utera hypertension birazamutse, hari n'ubirekeramo ubushake. Ibyo video, ibyo bifoto, abo bashere byirwa andikirana nabo, abo yoherereje amafaranga wirirwa ureba kuri Momo, ukabireba akakwihorerana ntanabisibe. Ubundi birangira atari wowe bujije amahoro. Niyo ngingo nari ngezeho. Ibintu byo gucungisha uwo mubana telefone, nawe ubwawe bikubuza amahoro. We hari n'igihe bitanayamubuza kuko nyine aba yarakuyeho, kandi mwashakanye mukuze mani. Niba udashoboye kumwizera nyine ubwo muzari izindi nzira mu binyuzamo, ariko kumucungisha telefone nawe uzabihomberamo. Ubundi se kubera iki wumva wahora ucunga telefone ya mugenzi wawe? Niyihe mpamvu ibigutera? Hari abantu baba baremye mu buryo kugirira icyizere abandi byabavuyemo, akumva atabyizeye. Niba uvuze ngo twohereze kana k'amafaranga, ukumva utizeye neza koko ko yayohereje, ukabanza guhakikisha koko kubonye message ya Momo ko yabikoze. Niba kana wari uri kumwe n'umuntu na mugenzi wawe mugahura na kana kamusuhuza ukabona aramuhobeye, ntushyira agatima hamwe ko ari kuguhoberana bari bahuye gusa by'urugwiro, bavuga uti nzareba muri telefone ye ukuntu nzakompoza nimero y'uriya muntu bahoberanye kuri ya ndebe ko ari hari gusa birangiriye. Ibyo bintu ubundi muzana bivamo. Ukuntu twisanze kuri no mihanda bidusaba kugira bimwe kwinjiriza muri uku gutwi bigasohokera mu bukundi. Naho byose nubistoka rwose ntabwo nzi umutima wawe ibyumba birimo, ariko guys ibi bintu nawe ubwawe uzabihomberamo. Hari umuntu rero umenya ko umugenzura ukoresheje telefone ye akakureka ukamugenzura. Urumva akakwihorera, akabibona ko uyu munsi wari uri Kigali, akakureka ukabibona ko uyu munsi yavuganye na kanaka, akakureka ukabibona ko uyu munsi yandikiranye na kanaka, akakureka ukabibona ko uyu munsi yohereje kanaka amafaranga, akakureka ukabona video n'udufoto bifotoje, akakwihorera kugira ngo ukomeze wisenye, akagutiza umuhoro witwa uburenganzira bwo kukureka kwisanzura kuri telefone ye. Ibyo yakoze kuri telefone akakureka ukabimenya, bizamugiraho ingaruka wowe warabanje kwangirika mbere. Tuwa mbere no kubiganiraho no mwashakanye cyangwa uwo mubana, yana gufasha gushiriza impungenge.
kuko niba utamwizeye kureba muri telefone ye ntabwo ari byo bizazana icyo cyizere, ahubwo bizagusenya byihariye binakomeye kurusha uko wari kujya wisengera, naho ubundi bizagusenya kurusha, uzabihomberaho kurusha. Telefone rero ni igikoresho cyiza cy'ivugabutumwa, ni igikoresho cyiza cyo kuboneraho inshuti, ni igikoresho cyiza kikorohereza kunoza umubano. Kera wandikiraga umuntu ibaruwa ukazategereza ko imugeraho, ukazategereza ko hagaruka igisubizo, ariko ubu ni TikTok, ni ukumwandikira ahita gusubiza, ukabona ko ari no kukwandikira, ku buryo ibintu byinshi byaroroshye kubera telefone. Telefone rero wigira akazarusenya, niko natangiye ino video. Wigira akazarusenya telefone, ahubwo wowe ubigenza ute? Wowe ubigenza ute kugira ngo ubimanaginge byose? Ubigenza ute? Uko n'umwana ntukwiye kwimwima, hari igihe haba harimo homework, harimo ibyo akeneye bimufasha mu kunguka ubumenyi, ariko ubigenza ute? Iri suzuma mikoreshereze ya telefone wowe urigenza ute? Uri managing ute? Ubyitwaramo ute? Hari igihe usanga rero hari umuntu wabaye addicted. Telefone nayo igira addiction, ku buryo niba uyishyize naha ku meza utangira kwisakasaka ngo telefone yangiriye. Hari umuntu wizirikaho telefone no muri toilette akayijyanayo, no koga akayijyanayo. Iyo ngiyo ishobora kugutera amatsiko y'ibintu biba birimo, ariko nanone kuko akenshi biba bitari na byiza, ni nayo mpamvu ayiguhisha. Wikubuza ibitotsi ngo uzajya womboka asinzire ngo ujye kuyirebamo. Mureke yishyire yizane ibyo ari byose, nawe ari kwisenya, azajya kukwangiza yarabanje kwangirika mbere. Nshuti za Big Grace TV, munyemerere mbasabe bantu mutarakora subscribe kuri Big Grace TV. Iyi video ntirangire mudakoze subscribe ngo mukane no kuri yonzogera, tuzajya tubana mu biganiro dukorana kuri Big Grace TV, ibiganiro byatuhugurana ibyo kungurana ubwenge n'ubumenyi, kuko ubwenge burahurwa. Ariko telefone ntabwo ari kazarusenya. Telefone yikoreshe neza nk'umuntu uzi ibyo urimo. Urinde na mugenzi wawe guhora yibaza ngo haba hahiye ngo buri mu mabi gusa. Telefone si yo gukoreraho amabi gusa. Telefone inyuzwaho gahunda z'ubuyobozi. Telefone ikorerwaho akazi. Ari meeting zibera kuri telefone, kuri Zoom, kuri app zose. Telefone ni igisubizo kigira ikibazo. Telefone nushaka kuyisenyesha uzayisenyesha, nushaka kuyubakisha uzayubakisha. Ariko guys, reka gucunga mugenzi wawe akoresheje telefone ngo ujye guhakinga, ngo ujye kwika ngo password, ngo buri munsi ukiramo password bugacya wayihinduye, hanyuma se izagusenya mbere yo gusenya uwo mubana. Kandi nushaka kumucungisha telefone uzisenya mbere yo gusenya uwo nyiri iyo telefone. Wirirwa ugenda runono kugira ngo urebe wamwandikiye, urebe uwo mwohereje message, urebe uwo bandikanye kuri WhatsApp. Uri kwisenya. Ibigusenya birahari, biragutegereje kuri ino si, buri wese afite icyo azazira. Wibyihutisha bibigira mu ruhare. Iyi ni Big Grace TV, ndi Muri Grace abagambake, ndabakunda cyane. Iki gikoresho tugikoreshe twiyubaka. Niba ugikoreraho amabi wibibona no mu bandi. Ciao.